kuva ibice 30 umurongo wa 20 haravuze ngo uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro bagiye bakaraba boge n'ibirenge badapfa cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa, nuko bakarabe boge n'ibirenge badapfa, bizabera Aroni n'urubyaro rwe itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Imana itugirire neza, tuvuge ngo amena. Somero urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice n'ibiri umurongo wa 20 n'uwa 21. Avuga ngo mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro n'ibindi babikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Tuvuge ngo amena. Imana ishimwe. Intego mfite muri iki gitondo ni intego ivuga ngo ninde uzareba umwami Imana. Bibiliya iravuga ngo bishoboka ko umuntu utejejwe yazareba umwami Imana. Muri ibindi bintu byose umuntu ashobora kubigeraho atejejwe, ariko kuzareba Imana birasaba kwezwa. Ndashaka kuvuga rero intambwe nk'eshatu ziri mu kwezwa, hanyuma tugasengeramo aho ngaho Imana itugirire neza. Ubundi iyo usomye Bibiliya iravuga ngo umuntu niyatura akizera mu mutima we ko Yesu ari umwana w'Imana azakizwa. Bibiliya ikavuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe. Iyo ni intambwe ya mbere, kandi iyo urebye abarokore benshi ubona bayishobora rwose. Ariko ndashaka kubwira inshuti z'umusaraba ko kwatura ntabwo bihagije kugira ngo umuntu akizwe, kuko abigishwa bigeze babaza Yesu, bamubaza ngo abigishe gusenga. Arangije mu magambo yababwiye akomeye yaravuze ngo mujya gusaba imbabazi, mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru tubabarire ariko nk'uko natwe twababariye abandi. Iyi ntambwe ya kabiri yo kubabarira idusingiriza imbabazi z'Imana. Abantu benshi bakunda kuyirengagiza. Murabizi ko abarokore dukunda gusenga rwose n'umwuka w'Imana, kubera impano nyinshi Imana yagiye itwihera, hakabamo n'uburondozi bukomeye cyane. Hanyuma rwose abantu bakanatura neza rwose, ndetse iyo abantu bamaze kwatura neza ubona hasa n'ahabaye amahoro. Ariko haba hasigaye ikindi kintu kimwe, nibyo ukeneye imbabazi z'Imana, ariko se wowe urwego ugezeho ubabarira rungana ute? Ndagira ngo mbabwire bene data dufatanyije kuzaba muri iki gihugu twahoze turirimba, ntabwo Imana izababarira Desire ku rwego atababariraho. Icya mbere kuko njye ndi umuntu wamenye ukuri, ndi umuntu wamenye imbabazi z'Imana, menya ko ziruta ibitambo, menya ko imbabazi z'Imana arizo zonyine zifite agaciro kuruta ibindi bintu byose. Imana itugirire neza. Birashoboka ko duteranye hano, nibyo abarokore dukunda rwose, umuntu hari n'igihe yihana rwose n'umwuka w'Imana akaza cyane, abantu bakihana n'ibyo bigeze kwihana. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo wongere ugire umwete nanone wo kongera gutanga imbabazi. Ijambo ry'Imana riravuga muri Mika rikavuga ngo yewe mwana w'umuntu we, Uwiteka yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo agushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no kugendana n'Imana yawicishije bugufi, noneho ariko yagera ku kubabarira akavuga ngo ni ukubikunda. Amen. No gukunda kubabarira ntabwo ari ukubabarira gusa, ahubwo ni ukubikunda. Imana itugirire neza. Bivuze ko mu by'ukuri dukwiriye gusenga Imana ikaduha imbaraga zo gutanga imbabazi niba turi abagenzi bashaka kuzaba muri iki gihugu.
imana nitugirire neza. ubwo ni ubundi buryo bwo kwezwa, n'indi ntambwe ya kabiri yo kwezwa, ugenda wegera imana, ugenda usabana n'imana. hanyuma ntabwo kwezwa kw'abana b'imana rero birangirira mu kwatura no mu gutanga imbabazi gusa, ahubwo Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo iyo umuntu amaze kwezwa akamara kwitandukanya n'ibidatunganye, ngo aba abaye ikintu cy'icyubahiro, ngo kandi gikoreshwa imirimo y'icyubahiro, ngo ariko kigirira nyiracyo umumaro. Haleluya. Imana itugirire neza. ntabwo kwezwa kw'abana b'imana birangirira aho gusa, ngo birangirire mu kwatura no mu gutanga imbabazi, ahubwo nyuma y'imbabazi hakurikiraho icyo Pawulo abwiye Timoteyo, abanga umuntu aba yejerejwe kugira ngo akore imirimo myiza kandi agirire nyir'umurimo umumaro. Imana yacu ishimwe. kugira ngo mbabwire ko buri ibintu byose dukora ko bigirira Imana umumaro. Hari ibintu dukora bikaba byagirira abantu umumaro mu by'ubuzima, ariko kuko tutabikoreye mu mwuka wo kwezwa ntibigire icyo bimarira Imana. Imana yacu idufashe. hanyuma iyo urebye abana b'Imana benshi bazatsindwa n'urubanza rw'imirimo myiza. Imana nidufashe, kubera ko nyuma y'uko umuntu yejejwe, nyuma y'uko umuntu ababariye, asabwa gukora imirimo myiza. Imana nidufashe kandi tugirire neza. Bibiliya Yakobo yandika yaravuze ngo umuntu uzi gukora neza hanyuma ntabikore bimubera icyaha. ubwo biravuze ngo ibyaha ku bana b'Imana si uko batasambanye, si uko batibye, si uko batabesheranye, ahubwo ngo n'ibintu byiza bazi ko ari byiza bakaba batabikora, ngo bizaba icyaha. Imana nitugirire neza. iyo usomye ubutumwa bwiza usanga amagambo akomeye ngo Yesu azahamagara abantu, hanyuma agenda aca imanza, ngo ariko harimo abantu ngo azaba yarahaye itarantu. Imana nidufashe kandi umwami Imana naturengere. ngo harimo abantu azaba yarahaye itarantu, hanyuma iyi tarantu ngo ntibayigenze ahubwo bakayitabika. ngo abangaba ngo azategeka ngo ntibabahambire amaguru n'amaboko, ngo babajugunye mu muriro w'Uwiteka. inshuti z'umusaraba nashatse kuvuga izi ntambwe uko ari eshatu. iya mbere harimo ivuga ngo mwaturirane ibyaha kandi mufite kwizera amaraso ya Kristo, hanyuma tuzakizwa. nitumara rero kwaturirana ibyaha, dutera intambwe yo kubabarira kugira ngo ibiganza byacu cyangwa se umutima w'Imana, umutima wacu wakira imbabazi z'Imana. hanyuma nitumara kwakira imbabazi z'Imana rero tuba tugeze mu cyiciro Pawulo yavuze ngo ntimuherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. hanyuma izi mbabazi z'Imana twakiriye nizo zidushoboza gukora imirimo myiza, hanyuma tukaba turi abantu bazabona Imana. Imana nitugirire neza. ndatekereza ku bw'iminota yacu ntabwo ndi butinde, ni amagambo maremare, ariko umwuka wera uhorana n'abantu b'Imana araguma abaganirize byinshi, ariko nashatse kuvuga kuri izi ntambwe eshatu. ni ukwisuzuma rero. ibi bintu tubamo ntabwo birimo ubugingo gusa, birimo n'urupfu. uyu ni Mose wanditse aya magambo, aravuga ngo umuntu ugiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, umuntu ugiye kwinjira, umuntu ushaka kuba mu Mana nabanze yoge, nabanza akarabe. arongera aravuga ngo kandi umuntu ushaka kwegera igicaniro akaba ashaka gukorera Imana nabanze yoge. kubera iki? ibi bintu hari abantu tugenda tubona bapfa, ukabona umuntu akoze nk'ikintu, yari umuvugabutumwa, yari umuhanuzi, cyangwa se yari umupasiteri, yari umushumba, agakora nk'ikintu ugatangara, ukavuga ngo ariko se uyu muntu n'ibi bintu koko abikoze abikoze ate, bivuye? ariko nagira ngo mbabwire uko abantu baba mu mirimo y'Imana batejejwe bagenda bapfa gake gake kugera aho abantu babibonye ko bapfuye. umusaraba rero Imana yaduhamagariye ubuzima, yaduhamagariye ubugingo.
yaratuzuye twebwe abari barapfuye. Uyu munsi wa none ariko kugira ngo ubuzima tubugumane biradusaba kuba mu buzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe rero nibwo nari mbabwiye ngo burimo intambwe eshatu, burimo guhora umuntu agira umwete wo kwezwa, ndetse Bibiliya yaranavuze ngo akanagira n'umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nubwo baba batabishaka, kuko hari igihe umuntu amahoro ariko nawe ntabikwemerere kuko we ntayafite. Ariko ibyo ni ibyo. Ariko ku ruhande rwacu ntihakagire umuntu rwose ugwa biguturutseho, ntihakagire umuntu Satani yibasira binyuze muri wowe. Imana yacu nitugirire neza. Abantu wenda bazazira ibindi ariko ntazagire umuntu ukuzira. Imana yacu nidufashe. Izi ntambwe eshatu rero, uku kwezwa kurakenewe. Bene data, mureke dukore umurimo w'Imana twejejwe, dukore imirimo myiza twejejwe. Kandi icyo Imana yaduhamagariye ni ukwamamaza imbabazi zayo. Ntabwo twazivuga ku munwa rero tutazikure mu mutima ngo tuzihe abaduhemukiye. Imana yacu nitugirire neza. Aha ngaha rwose ntabwo Imana yakubabarira ngo ikubabarire ibyaha byawe ku rwego nawe utababarira abakubabariyeho. Nimusoma ijambo ry'Imana, birimo amagambo menshi agiye akomeye ngo hari umugaragu wari urimo umwenda shebuja, ngo hanyuma shebuja ngo arawumuharira, wari umwenda munini, ngo hanyuma uyu mugaragu nawe ngo ahita agenda afata uwari umubereyemo umwenda ngo amushyira ku munigo, ngo hanyuma shebuja aza kubimenya rero, ngo shebuja abimenye ngo atuma kuri wa mugaragu mubi, ngo aravuga ngo nawe nibamuhambire. Imana yacu nitugirire neza. Nshuti z'umusaraba, imbabazi Imana yaduhaye, niba turi abantu beza bashaka kwezwa kandi bafite misiyo yo kuzareba Imana, turasabwa natwe kuzigeza ku bandi. Hanyuma ntibirangirire aho rero, kuko twababariye abandi ntibirangirire aho. Nyuma turebe rero, buri muntu wese uri hano afite itaranto Imana yamubikije. Hari abahawe kuvuga ijambo ry'Imana, hari abahawe guhanura, hari abahawe kuririmba. Bibiliya inavuga ngo mu itorero iravuga ngo hari n'abahawe gufasha abandi. Ni ukuvuga ngo ni ukujya tureba neza, ukavuga ngo ariko se ubundi njyewe ndi mu itorero kubera iki? Umumaro wanjye ni uwuhe? Imana yakiriye iki mu itorero? Ngo bamwe ni abungeri, abandi ni abahanuzi, abandi ni abakora ibitangaza, gutyo isoza ivuga ngo n'abafasha abandi. Bivuze ngo ibi byose Imana yaduhaye nabyo tuzabimurika imbere y'Imana. Imana izambaza ngo we mwarimu, ko naguhaye ibi byose nkabiguha, wabikoresheje iki? Bivuze ngo tuzabarana n'Imana. Mureke dusenge. Ibyo byose bikubiye mu kwezwa. Nujya ukora ukagira umugisha, ukabona ukoreye Imana, ukoresheje itaranto yawe, nabwo buri mu buryo bwo kwezwa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mureke dusenge, hanyuma usuzume urebe yenda izo ntambwe eshatu, yenda hariho n'izindi bitewe n'icyo umwuka w'Imana yahishurira umuntu. Murabizi ko tumenyaho agace, niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo duhore dushakashaka uko twamenya ibyo umwami ashima. Burya hari n'igihe umuntu avuga ibintu agasa ngo nk'ubirangije, ariko njye siko njya mbyemera. Namenye ko muri ibi by'Imana umuntu agenda yishyurirwamo agace, hanyuma ko turi ingingo zigirirana, n'undi akazahishurirwamo akandi. Ariko ibyo ni ibintu bitatu umwuka wera yampishuriye dukwiye kwitaho cyane niba dushaka kuzabona umwami Imana. Imana yacu nitugirire neza. Mureke dusenge rero. Birashoboka ko waba warateye intambwe yo kwatura no kwizera Kristo umwami n'umukiza wawe, ariko iyo kugeza imbabazi ku bandi, iyo gutanga imbabazi ikaba yarakugoye. Birashoboka ko wiyicarira yenda ukumva yenda ibintu hari abo bireba we ntibikureba, ariko ukwiye no kwicara ukajya ugenzura itaranto yawe niba iri gukora, kuko icyatumye Imana ikweza, icyatumye Imana igutunganya ni ukugira ngo ukore imirimo myiza kandi bigirire Imana umumaro. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko uri Imana nziza. Turagushimiye ko uri Imana yatugiriye icyizere. Niko umugaragu wawe Pawulo yavuze. Muravuze ngo ndashimira Kristo wantekereje ko ndi kwizerwa akangabira umurimo. Nyuma yo kutweza no kudutunganya, hari ikindi dushakaho ko tuba ibikoresho bikoreshwa iby'icyubahiro kandi bikugirira umumaro. Data twese uri mu ijuru rero, ntitwakugirira umumaro tutejejwe, ntabwo bishoboka. Kandi ntabwo twakugirira umumaro tutaragera ku rwego rubabarira abaduhemukiye. Ntabwo twakugirira umumaro tukiri
tukiri abantu bagenda n'inzika, ntabwo twakugirira umumaro tukiri abantu barobanura abantu ku butoni, ntabwo twakugirira umumaro tukiri abantu bakizengurukaho bataritandukanya cyane. Ni byiza, hari ibintu dukeneye muri ubu buzima, ariko ushaka ko nituba n'abatunzi mu by'iyi si tuba abatunzi ariko twaritandukanyije n'ubutunzi. Ukeneye ko batunga amafaranga bayatunga ariko baritandukanyije nawe, ntaba ariyo abategeka ahubwo bakaba ariyo bayategeka. Turagushimiye, ubu butware bwose rero ntabwo twabugira tutejejwe, kuko iyo umuntu yejejwe nibwo aba afite Imana. Ndagushimiye kuri Uwiteka, dufite intego yo kuzakubona. Itonda abana bawe babyuka nuko bashaka kuzakubona. Ndakwinginze rero amaraso y'umucunguzi wacu Yesu Kristo natugaragareho, kuko turi abanyantege nke, turi abantu bagoswe n'igicu cy'intege nke, ariko iyo tukuburiyeho amaso tuba abanyembaraga. Niyo mpamvu rero nta handi hantu dufite ho kureba hatari kuri wowe. Kristo ni ukwezi dutunganye, ugirire neza ubwoko bwawe bubyutse muri iki gitondo bugushimira, busabana nawe, kandi imbabazi zawe zikora ibirenze ibyo nabasabira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha mwinshi, ugize neza rwose, twize amagambo akomeye.